Mu birori by'ubusabane bw'abayisilamu byabereye i Kigali, uyu musaza wavuze ko yifuje kera guhura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yagize ati turakambakamba bakadupakira, turacyarenganwa ariko wowe wenyine uturenganura. Uyu musaza yanongeyeho ati ubu rwose ndanashonje. Perezida Kagame wari wakurikiye neza yahise araranganya amaso abona ko muri BK Arena aho yakiriye abayisilamu harimo abadafite ubumuga benshi, aherako abaza impamvu uwo musaza adafite igare ry'abafite ubumuga akoresha. Aha niho yahise abaza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu bwita ku kibazo cy'uwo musaza n'abandi bafite ubumuga bari aho, dore ko nabo bari bagaragaje ko bafite ibibazo nk'ibya mugenzi wabo. Kagame yahaye umwanya abayisilamu barisanzura, bamugezaho ibyifuzo byabo, harimo n'iby'umwihariko byabo bwite, ariko byose umukuru w'igihugu abiha umurongo. Yahereje abayobozi bari kumwe nawe inshingano zo gukemura ibi bibazo, kuko bisanzwe bifite umurongo washyizweho n'igihugu bikemurirwamo. Perezida Kagame yabajije ati ko hari gahunda abantu bose bafashirizwamo, aba basigara inyuma bate? Niho yahereye amubwira ati byumvikanye kandi byose biraza gukemuka, mubumve bose uko baje kandi ibibazo byabo hari uburyo bwo kubikemuramo. Mu Rwanda abageze mu zabukuru bahabwa inkunga y'ingoboka ya buri kwezi, ihabwa abatishoboye kandi badafite imbaraga. Harimo kandi n'abagiye babaza ibibazo by'ibyiciro by'ubwisungane bashizwemo, bavuga ko babazamuye mu byiciro bakaba bagomba kuzajya bishyura ibihumbi 20 bivuye mu bihumbi 5, bakaba bavuga ko badafite amikoro. Iki ni ikibazo Kagame yibukije ko kigomba gukemurwa n'abayobozi, ku buryo bidakwiye gutegereza ko ahura n'abantu ngo babimugezeho ubwe.